Bakunzi ba Ivan Official ndabasuhuje aho muherereye mwese, mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe. Ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri Ivan Official, yemwe bantu mwakoze saboni, niko bavuga muri French, saboni. Ndabashimiye kandi aho tugeze byose tubikesha mwebwe, muri abantu b'agaciro kandi muri abantu b'ingenzi. Nibwo bwa mbere wafungura ino channel ya Ivan Official, ihute ukore subscribe kandi kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro cisha kuri Ivan Official. Mbibutse neza yuko iyi ari channel nziza cyane wumvira amakuru meza, urwenya rusekeje cyane, amakuru meza mu by'ukuri uyabonera kwiyicano, ndirimbo, ibihangano bitandukanye, gusobanura indirimbo byose ubisanga kwiyicano. Mu by'ukuri kora subscribe kugira ngo tujye twibanira uwo uri kumva cyangwa se uwo uri kumva ijwi wumva n'ibya bikora Imana. Ivan mbahaye ikaze. Hanyuma reka twiganirire. Hari amakuru arimo gucacana muri district ya Gisoro ku bintu bijyanye bihereranye n'amatora, aho tubona mu badamu ku ntebe y'abadamu, ku ntebe y'abategarugori yitwa MP ubwa members of parliament, aho tubona ababyeyi 8 bose bahatanira iyi ntebe iyo kujya muri parliament. Muri aba bantu 8, muri aba bategarugori 8, hari umutegarugori nshatse yuko twakwivugiraho tukamenya ngo ni umuntu ki. Ni umutegarugori witwa Akifeza Grace Ngabirano. Ese uyu Akifeza Grace Ngabirano ni umuntu ki? Uyu Akifeza Grace Ngabirano ni umukobwa w'umuzeyi Christopher Abakanya, wavukiye i Gasaro Rwingwe Nyakabande, ari naho yakuriye mu karere ka Gisoro muri district ya Gisoro. Nongere mbabwire ngo uyu mukobwa Grace Akifeza Ngabirano n'igihe yakuze agera mu gihe cyo gushaka ndetse cyangwa no kubaka amago, ahavuga yuko rwose yashakanye n'umugabo bita Nombe Wadi, akaba baherereye cyangwa se yarashakiye muri Rubuguri ituye muri district ya Gisoro. Kandi uyu mubyeyi akomeza kuvuga yuko ari umukozi cyane, ntabwo ari n'umunebwe. Yakomeje kuvuga ati njyewe ndi umukozi, ibimuranga ngo ni umukozi cyane kandi ngo ni inyangamugayo. Uyu mumama tureba yuko amaze igihe kinini akorera abaturage mu bushobozi butandukanye, kuko amateka ye benshi ngo barayazi. Uyu mutegarugori mbabwire ngo ni umutegarugori urwatanira intebe y'ubwa MP hano muri district ya Gisoro, aho tubona yuko akomeje kuzamuka cyane mu rwego rwo hejuru, akundwa n'abantu batandukanye mu miberebere y'amaso yacyo. Iyo ubibonye hirya no hino, ni umubyeyi mu by'ukuri ukuze, ariko mu by'ukuri arifuza kuzahagararira abategarugori muri district ya Gisoro. Murabona aho tubona amavidewo menshi cyane ajya gushakisha amajwi, mu by'ukuri agashakisha amajwi, ariko mbabwira ngo hirya no hino akomeje gukundwa cyane.
mbabwire ngo uyu ni umubyeyi uvuga yuko yakuriye mu cyaro, mu by'ukuri akaba mu buzima bugoye cyane rwose, akaba ubuzima bubi abuzi cyane. Avuga yuko yakuriye mu cyaro, avuga yuko rwose yanyuze mu buzima bushaririye ndetse bwo kwihanganira cyane. Yatanze umusanzu avuga ati njyewe mumbaye akaruru nashobora kuzamura iterambere y'akarere kacyo. Ibi ni bimwe bifashe ku mudamu bita Akifeza Grace Ngabirano. Ati ni mu ntore nzabakorera. Akifeza Grace Ngabirano nababwiye ngo yakuriye i Gasaro Rwingwe Nyakabande, kandi mbabwire ngo yashakanye n'umugabo bita Nombe Wadi mu mujyi wa Rubuguri muri Kisoro, ngo ni umumama w'inyangamugayo kandi akora cyane. Wewe utarakora subscribe, kora subscribe, kandi weho wabanye natwe urakoze kubana natwe. Akifeza Grace Ngabirano uhatanira intebe y'ubwa MP.